dukomereze kuri Israel n'abatubwire mu mateka nzi nawe makeya kuri we nuko mu bwana bwe yakuriye i Musanze i Musanze murebe uko ameze ubu murebe n'umuntu w'i Musanze mu bwana noneho mugerageze kubihuza murebe nawe aratubwira ngo ese ari i Musanze ko nzi ko ariho ibi bintu byamufatiye urebye byaturutse kuki byaturutse hehe byaje gute ubyisangamo no kuba ubona ugeze ahangaha byaje gute? Murakoze cyane, turashimana ko mwatutumiye kugira ngo tuze kubana namwe n'umugisha udasanzwe. Ngewe muri make nakundaga navukiye mu bantu bakunda Imana baba mu nzu y'Imana, ntago nigeze mba mu bindi bitari, sinigeze menya ubundi buzima cyane butari ubuzima bwo mu rusengero. Noneho umuntu amaze guca akenge twimuka tujya i Musanze 2001. Aho rero niho navuga ministry yatangiye muri ngewe. Nari mutoya ariko numva ndabikunze, nkunze gucuranga, nkunze kuririmba. Noneho nabona n'umuntu ari kubikora nabi nkumva mfite nk'akantu kagahayo, akantu ko kuvuga atari kubera iki kwe, kandi sinari nshoboye no gufata iyo mikoro wenda ngo ndirimbe. Ariko ngira iryo shaka, ngira umugisha nzagura n'umwarimu witwa God. Icyo gihe yari yakoreraga igihugu, noneho akajya abona spare time akatwigisha gucuranga, nuko nize gucuranga. Noneho ntangira rero ncurangira korali naririmbagamo yitwaga ngo Intumwa za Yesu. Yari korali y'abana, turacuranga. Mva aho ngaho ntangira kujya nandika uturirimbo, kubera ko ntari umuririmbyi nkazihereza korali bakaziririmba. Noneho ngeraho no gucuranga nabyo birareka, haza abandi bantu nyine bakuru bari babizi neza, ubwo nsubira ku murongo kandi w'inyuma. Ariko ndabikunda cyane, ndabikunda n'umutima wose. Noneho tuva i Musanze tuzi Kigali. Musanze niho natangira, ariko ntabwo ariho mu by'ukuri nakuriye. Tuzana i Kigali naho ndakomeza gutyo, nkandika indirimbo nkazihereza uturimo dusanzwe, nkazihereza abandi bantu bazi kuririmba bakaziririmba. Umuhamagaro nyirizina rero kwinjiramo, nibuka ko nari ku ishuri muri secondaire. Noneho twaratangiye umurimo, ariko nta baririmbyi mu by'ukuri benshi bari bahari. Umwe yatera indirimbo ukabona twese nyine turi gusobaganya. Noneho rero ni inshingano zo gutangira kubishyira ku murongo. Mbishyira ku murongo koko, bijya ku murongo. Navuga wowe uratera indirimbo, wowe urakora iki, bitangira bijya ku murongo gutyo. Nuko nabyinjiyemo, ndasoza kwiga, njya kwiga mu Buhinde. Ngezeho rero niho Imana yansanze iranganiriza, ngira ko ngomba gutangira kuyikorera. Muri make nuko byatangiye. Ariko abantu bari bakuze hano Kimironko ngo bajyaga bakubona na ka gitari hano hirya ugenda mu muhanda ugafite. Ni cyagiye nyine ntagiye muri detail urumva ko byaje kera. Abantu bamuzi Kimironko hano bajya bavuga ko bajyaga bamubona na ka gitari mu muhanda agenda afite ka gitari agiye kuririmba. Ni byiza, urumva byatangiye kera. Ntabwo iyo gitari ntabwo yabaga ari yanjye, nabaga ntwaje abandi bakozi b'Imana bagiye kuririmba, ariko kubera nabikundaga. Byiza cyane. Hari abantu benshi bari hano tuziranye, sinzi niba bahari ariko basengeramo hano. Akenshi babaga batumiye nk'ahantu kuririmba, kubera ko nabikundaga nkabasaba ko tujyana, kugira rero mbone motifu nkahita mutwaza nk'aka gitari cyangwa akantu gatuma nyine avuga ati turi kumwe. Murabyumva ko ari umujoshua yatwazaga Mose gitari. Ni byiza, Imana ihimbazwe. Nkuko nababwiye, ndi umuhanzi. Ubuhanzi bwanjye rero bwatangiriye ahandi hatari mu muziki. Bwatangiye nandika. Kuva nkiri mutoya nari mfite impano yo gushushanya, ariko nayo navuga ko yaje mu buryo nari nyifite, ariko uburyo nayikujijemo byaje mu buryo butangaje cyangwa busekeje. Nkiri muto cyane, ngira nko ku myaka nk'itandatu, 5, nigaga mba mu kigo
banjyanye kwiga mba mu kigo kuko nari muto cyane. rero rimwe ngiye ku ishuri mbona umwana washushanyaga, yari afite igitabo yashushanyijemo utuntu dutandukanye. hanyuma igitabo ndakigura, ariko sinakiguze amafaranga, nakiguze bimwe mu bintu nari mfite byanjye nk'imyenda. sinibuka icyo natanze. icyo nibuka cyo nuko tujya mu biruhuko natahanye mare irimo icyo gitabo gusa, nta kindi cyari kirimo. noneho ngeze mu rugo mbura uko mbabwira ko nakiguze, ndababwira ngo n'igihe washushanyije ibyo bintu birimo byose. hanyuma barabitangarira cyane, buri muntu wese uje mu rugo bakajya bamubwira bati Tom yamenye gushushanya, azi gushushanya, bagakuraho cya gitabo. hanyuma ndibwira nti rero umunsi umwe bashobora kuzantungura bakansaba gushushanya bino bintu. mpera ku cya mbere ngisubiramo kugeza igihe menyeye gushushanya byose. So kuva icyo gihe rero biri no mu bintu byanamfashije gukura, nkiga ubuganga, kuko buriya iyo wiga ubuganga haba harimo ibishushanyo byinshi. kuva muri segonderi kugenda, abazi iby'ubuganga, iyo wiga anatomy uba wiga ibice bigize umubiri w'umuntu, urashushanya, ugashushanya imitsi, ugashushanya amagufa n'utwenge tuba ku magufa n'utundi tuntu duto dutoya, n'ubwonko, buri kintu cyose nyine ni ugushushanya. biri mu bintu rero byamfashije. hanyuma kuva ngira ngo nkiri muto, ntabwo nagize ibyago wenda byo gupfusha igihe ubusa. nakuze numva ko buri kintu cyose ngiye gukora ngomba kugikora ngishyizeho umutima nkanakibyaza inyungu. nkiri muri segonderi nize, ngira ngo muri segonderi nize mu mashuri abiri atandukanye, ariko ndi mu wa 4 nzamuka njya mu wa 6 nigaga kuri lycée de Kigali. hari igihe rero nk'iyo babaga barimo twumva ko nk'umunsi wo kurwanya sida wegereje, nageraga gutya nkandika nk'inkuru kuri sida, nkazenguruka muri, habagaho ibigo icyo gihe byitwaga CNRS cyangwa PCRS, ubwo cyari ikigo cy'intara ya Kigali, ubwo cy'umujyi wa Kigali ko twabyita kuri ubu, gishinzwe kurwanya sida. nkajyayo njyanye ya nkuru nashushanyije kugira ngo niba bashobora kuyigura cyangwa bashobora kuyikoresha. So ntabwo nigeze, icyo nakoze cyose numva ko ari ikintu nakora ngamije kwishimisha cyangwa guta igihe. hari n'ibintu byinshi urubyiruko rwagiye rukora, twanganaga nko kujya gukina biyari, nko kujya muri karate. karate yari siporo ariko nkabona ko bayivunikiramo cyane. So numvaga ko ndamutse ngiye muri karate gahunda ari ukujya mu ikipe y'igihugu. niba ndamutse wenda biyari nta n'amarushanwa yayo yabagaho, cyangwa n'ibindi bintu abandi bajyamo bagamije kwishimisha, iyo natekereza kubijyamo numvaga ko ari ibintu ngomba kujyamo ngamije kugira ngo mbibyaze umusaruro ndetse njye ku rwego rwa rundi rwa mbere. nuko rero na bya bindi byo gushushanya urumva narabikoze, ariko ntabwo byagarukiye mu kwemeza ababyeyi no kwishimisha, byamfashije kuba umuganga. ariko na nyuma yaho ubu ndabikora by'umwuga, nandika ibitabo, n'ibya bindi nakubwiye nandika, maze kwandika ibitabo byinshi. So gihe rero kuva mu buto bwanjye, urugendo rwanjye mu muziki rwabanjirijwe n'ibyo byo gushushanya. ariko igihe kigeze nakuriye mu rusengero ndirimba muri korali, nkuko nababwiye ntabwo nkunda guta umwanya mu kintu kiri bunsaba amasaha yo kucyitoza, njye kugikora hanyuma birangirira aho ngaho. So nakuriye muri korali, naririmbaga muri korali ku ishuri no mu biruhuko nkaririmba muri korali mu rusengero. igihe rero kigeze nkirangiza segonderi nza guhura na bagenzi banjye. icyo gihe hari hatangiye kuza abahanzi baririmba indirimbo zigezweho z'ubu, dukora ikintu twise Afrosense, bivuze abatagatifu b'abanyafurika. ariko icyo gihe natekerezaga nyine imfubyi, abapfakazi,
kuko buriya tugira abantu benshi barengana bitewe n'ubuzima bavukiyemo n'aho bavukiye. Turabizi uno munsi ahantu hari intambara, uyu munsi harimo haravuka imfubyi, harimo haravuka abapfakazi kandi batabihisemo. So natekerezaga ko tugiye kuririmba, tukaririmba, twatangiye ari gospel, ariko end goal ari ukuzafasha imfubyi n'abapfakazi. Hanyuma biza kurangira njye ngiye kwiga muri kaminuza, abo bantu twatangiranye baguma aho twari twahuriye, turaburana, nuko nabikomeje. Ariko mbikomeza hari intego kwari ukuvuga ngo nubwo ntagiye gukora gospel, ariko ngomba gukora umuziki ufite abo winspiring, ufite icyo wigisha. Ni ukuvuga ngo sinshobora kujya muri studio ngo nkore indirimbo idafite topic y'ingwiza murongo, sinshobora gukora indirimbo idafite ubutumwa iri busigira umuntu wayumvise, kuko nizera yuko tuvuge nk'urugero no mwanya twicaye hano turimo turasaza. Umuntu wafashe umwanya wo kuza gutega amatwi ibi ngibi yabiguze ubuzima bwe. Ni ukuvuga ngo ku gihe yari asigaranye hagiye kugabanuka amasaha turi bumarana aha ngaha. Numva yuko ayo masaha umuntu adakwiriye kuyagura ubusa. Niba ari indirimbo yanjye y'iminota 3 agiye kumva, ubwo ni iminota 3 y'ubuzima bwe amaye yo kuntega amatwi. So mwumva ko niba ngiye kuririmba hari icyo ngomba gusigira ugiye kumva icyo ndi buririmbe. So nirwo rugendo rwanjye, ni nayo ntego yatumye mbasha gukora umuziki. No munsi tukaba turi kumwe hano. Murakoze. Amen. Amazina yanjye nitwa Jimmy Rutaremara. Hanyuma mbanje gushimira ubuyobozi bw'itorero bwatumye tubona bano ba public figure, ni by'agaciro. Imana ibahereze umugisha ku bufatanye n'abateguye Joshua Generation ubwo urubyiruko muri rusange. Hanyuma ikibazo nari mfite, icya mbere si ikibazo no gushimira Tom Close. Tom Close yahaye image y'umuziki agaciro. Mbere bavuga ko abenshi bagiye mu byo kuririmba hari ukuntu bitasa neza, bitameze neza, cyane cyane nk'ababyeyi bacu baba mama kenshi bumva n'indirimbo agahita bavuga ati ubwo nawe uragiye bigenze gutyo ubaye umuhanzi, ibintu nk'ibyo. Ariko twahitaga tubabwira ngo ko Tom Close abikora ari n'umuganga se. Okay, kumva sokose. Hanyuma ikibazo nshaka kubaza Israel Mbonyi, nagira ngo mubaze mu ndirimbo zose afite, mu bihangano byinshi afite byiza dukunda, nk'umumama uri depressed, umusore urimo gustrugglinga ubwo ni muri sector zose zigiye zitandukanye, wamushishikariza kumva ihe ndirimbo ushobora? Okay. Hanyuma icyanyuma nsoza, icyanyuma nsoza ni kuri Tom Close n'ubundi. Ni iki cyaguhaye imbaraga zo gukomeza gukora umuziki imyaka myinshi kandi ugakomeza uri kuri spotlight, uri hejuru? Murakoze cyane. Amashyi menshi. Reka twakire ikibazo cya kabiri. Haleluya. Murakoze cyane. Nanjye mbanje gushimira ubuyobozi bw'itorero. Amazina yanjye nitwa Annette. Ndashaka kubaza Dr. Muyombo Thomas, ese ko abahanzi bose bajya muri secular music batangira batubwira, turababaza se byaje bite, bakatubwira ngo babanje muri korali, gasanga nyine ni abantu bakuriye muri church. Ese kuki bageraho bakabivamo? Urugero wenda usibye wowe, ndavuga wenda Roskana mutanzeho urugero kubera ko twaririmbanye somewhere. Kubera iki mugera muri mubanza muri korali nyuma mukabivamo? Ese ibintu by'Imana, like, is it boring? Kubera iki mudakomeza ngo mukorere Imana? Ikindi kibazo cya kabiri ndakibaza
Israel Mbonyi yatubwiye ukuntu ushobora gukipinga your identity. Yatubwiye ukuntu ushobora gukipinga your identity ugakomeza uri celebrity uri n'umukristo ariko wabibwiye abantu ndakeka bari nundi nyine bari kuri level yawe. I think it's not me. Okay, njyewe ntago ndi celebrity, njye ndashaka kugira ngo ume ibanga ukoresha like reka mbivuge mu cyongereza, what practices help you stay spiritually grounded despite the fame, recognition and public attention. Nyine wowe ubigenza ute? Ukora fasting, uko urasenga like icyumweru cyose, ubigenza gute wowe? Murakoze. Arakoze cyane. Twakira ikindi kibazo kimwe, hari umuntu ufite? Okay. Murakoze. Nitwa Benigne. Turashimira ubuyobozi bw'itorero bwabatumiye. Ikibazo mfite ndakibaza Tom Close. Kwitwa umubyeyi, kuba doctor, kwitwa umuhanzi ni ibintu numva bitoroshe. Gute umanaginga iyo mirimo yose ukashobora gukora imirimo yawe yose ukumva uyinogeje neza? Ni zihe mbogamizi uhura nazo? Ikindi kibazo ndakibaza Israel, mu buhanzi bwawe ni zihe mbogamizi uhura nazo? Murakoze. Okay. Hari undi umanitse ukuboko ariko turaza kukwakira mu cyiciro cya kabiri. Ndagira ngo niba babashije kugenda banotinga wenda buri umwe ikibazo bagiye bamubaza, reka duhere hirya hariya kuri Israel. Niba babashije kugenda banotinga wenda buri umwe ikibazo bagiye bamubaza, reka duhere hirya hariya kuri Israel. Indirimbo washishikariza umuntu waheranywe n'agahinda gakabije mu ndirimbo zawe banditse, urahera aho ngaho ngira ngo hanyuma turaza gukomeza ku byo bakubajije byose ubisubize, hanyuma na Dr. aza gukomerezaho. Murakoze cyane. Indirimbo muzange cyangwa muri rusange? Muzange. Yego. Muzange iravuga ngo iri ni sengesho mumene y'umutima, icyo nsaba niba nkugiriye. Mani bamugisha cyane. Kweri. Wakomerezaho niba wagiye binotinga. Undi yabajije ikibazo, yavuze ngo naganirije abantu nyine bari kuri level yanjye. Ni irihe banga rituma mba grounded? Navuze ibintu muri rusange, kubera ko nta kure hashoboka umuntu yagera adakenera Imana, adakenera guca bugufi, adakenera inshuti nk'uko nabivuze, adakenera kugira identite y'umukristo. Nubwo Imana yakuzamura gute, nta level yose waba uriho ukenera bya bintu byose twavuze. Ariko ngiye kimwe mu bintu bimfasha, ntabwo njye neglige spiritual discipline. Nimba mu by'ukuri ukuntu nasengaga ngihamagarwa, nibwira ko ndetse byarushaho kwiyongera cyane, kubera ko byiyongere ku mpamvu nyinshi. Kubera ko umurimo wabaye munini, wenda wasanga narasengeraga Minervare, ngasengera utuntu turawuta, ariko ubu nsengera ibintu byinshi cyane. Mba mfite umurimo munini nikoreye, ngomba guhora nsabira ku Mana, mbwira Imana nti Mana hembura umurimo wawe, ugirire neza, n'uwawe niwo wampamagaye, ngaho reba uko ubigenza. Gusenga spiritual discipline ntawe na rimwe ndayirengagiza, uretse nyine bimwe byo kuba umuntu usanzwe ukaba ariko ni ibintu mpoza ku mutima. Icya kabiri ni authenticity kuruta perfection. Twese dukunda ibintu byiza, ariko niba mwarabibonye hari igihe ushira imbaraga mu bintu ngo bibe byiza ariko bidafite authenticity, ugasanga ntibikoze ku mitima y'abantu.
kimwe mu bintu byagiye bimfasha rero ni ugukora ibintu biri authentic, ibintu bivuye ku mutima wanjye. Nk'iyo ndirimbo mbabwiye yitwa ngo tugumane, njyewe nahoze nganiriza umuvandimwe ndimo ndamusetsa amubwira ukuntu umunsi wa mbere nayandikaga zari indirimbo ebyiri zitandukanye, numvaga imeze nk'indirimbo imeze nk'iyitiku, nko kubwira abantu ngo wibuke amagambo meza nsabira ngo banyishimira, ngo abanzi banjye ngo bahe kukumenya. Nkumva ni nk'ibintu bitari spiritual, nkumva natakaye. Noneho ariko kubera ko byari bimvuye ku mutima cyane, biri authentique muri njyewe, ntago nabyandukanye mu mutima, ariko ibitekerezo bikambwira ngo hari wasanga wagiye kuri. Ariko kubera byari indirimbo yo ku mutima ndayisohora, kandi abantu b'Imana barayakira. Rero authenticité, kuguma uri authentic, utagendanye n'ibigezweho. Ngira ngo muri celebrity culture nkuko nabibabwiye, iyo abantu babonye ikintu kiri gutrendinga bose nicyo birukankira. Rero nk'umukristo usanzwe, iyo ubona ibintu bigezweho cyane, si ukuvuga ngo nibyo bintu Imana ishaka ko guha abantu muri iyo minsi, si ubona nibyo bintu Imana ishaka ko abantu bumva, oya. Ndetse niyo ubona umuntu akoze ikintu kikumvikana kikamenyekana, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko we yitwara neza cyane, we ari umukiranutsi. Kuba nakora indirimbo igakundwa ntabwo bivuze ko ndi umuntu mwiza cyane imbere y'Imana kuruta abandi, oya. Ahubwo gusa nuko ari gahunda y'Imana, nuko ari ikintu Imana yahisemo ko bigenda gutyo. Normalement usanga ndetse babandi bakiri kwica amadubu n'intare mu rwisho twavuze, ari b'Imana iri gutegura nabo bazakora undi murimo urutani yingiye. Trend, bino bintu biba bigezweho n'abantu bose bakora, bituma abantu batafocus, kubera ko uravuga ngo uyu munsi hagezweho ngo kuririmba style yitonze, abantu bose bakamba bayiguraye, ngo umunsi ngo hagezeho ngo wenda kurimba basimbuka, bose ukabona nibyo batoye. Ntago ari cyo kintu gisobanura ko ariyo gahunda y'Imana muri iyo minsi, ahubwo ibyo ni bya bindi nyine byahahiye bahatwitse. Ahubwo gahunda y'Imana ni authenticité, ni ikintu kiri ku mutima yaguhaye kidasa n'icy'abandi. Ya ndibaza, sinzi niba ngusubije, Imana igumugisha. Ikindi bambajije imbogamizi mpura nazo. Imbogamizi ziri mu buryo bubiri, wenda ndamufasha kuformira neza ikibazo. Imbogamizi ni nko kuvuga ni cyatuma ntakora umurimo, njyewe ntacyo ntakora umurimo w'Imana, nta cyatuma ntakora umurimo, nayikorera mu buryo bushoboka n'ubudashoboka, I don't mind. Ariko wenda ngira ngo icyo washatse kuvuga wenda ni nk'ingorane cyangwa ibintu duhura nabyo sinzi wabaje icyo kibazo, bitunaniza wanza ari nkacyo wenda yashatse kuvuga. Imbogamizi zo ntago nibaza ko hari ikintu cyahaguruka ngo kimbwira ngo ntukorere Imana ngo numve ndabiretse gutyo, ntacyo ndi gutekereza nona. Ariko ibitunaniza ndabisobanura muri ubu buryo. Iyo ndi kumva mu mwuka wanjye ndi equipped, numva meze neza, maze iminsi nsenga Imana, mfite ijambo ku mutima, nta kintu na kimwe ngiye numva gishobora kunca intege, gishobora kunaniza. Ariko iyo nanyuze muri ka gahe nyine kuko kumva nta mwete wo kwegera Imana, icyo gihe ibinaniza biba byinshi, ndetse ahubwo na gatoya karakunaniza. Niyo wumvishe n'akantu gakomye gutya uhita ugira nk'ubwoba. Ariko iyo mu mutima wanjye numva ndi equipped, ndi nambaye meze neza, ndi gusenga Imana, numva ibintu byose ari Imana iri buze kubyitaho. Kubera iki? Iyo witaye ku bintu by'Imana, nayo igihe yita ku byawe. Murakoze cyane. Murakoze. Ngira ngo Dr. nawe yakomerezaho gasubiza ibibazo bibiri ngira ngo hari bamubajije. Murakoze. Jimmy yabajije icyampaye imbaraga zo gukomeza gukora umuziki imyaka myinshi nkaguma kuri Spotlight. Icya mbere ni uko naje gusobanukirwa ko nyine ni umuhamagaro wanjye umbesheje hano ku isi. Umuhamagaro wanjye si ukuririmba gusa, ahubwo ni ukunyuza ubutumwa mu bihangano. So igihe cyose rero Imana igikominika binciyemo, itarambwira iti bihagarike, numva nkomeza kubikora. Nicyo cyampaye imbaraga. Ntabwo navuga ko buriya abahanzi bashyira amafaranga menshi mu bihangano byabo, menshi cyane. Buriya kugira ngo ujye kubona igihangano cyasohotse baranavunika cyane, kudiringa n'abaproducer, abadirector. Niba ugiye kubona ukabona video irimo abantu 20, 30, 100,
biba byatwaye imbaraga z'umubiri n'iz'umufuka kugira ngo ibyo bintu bikunde. So biragoye rero ko wabimaintaininga ukabisustaininga udafite icya mbere n'Imana igufasha, ikindi cya kabiri ni ukumva impamvu yabyo. So ku bwanjye rero navuga ko nuko ari wo muhamagaro wanjye. Otherwise ayo mafaranga iyo umaze gukura hari igihe ubona izindi options nyinshi zishobora no gutuma agaruka, ushobora no kuyatwaramo, ariko gukomeza ukayashyiramo n'Imana no kuba ari wo muhamagaro wanjye mu bimbesheje hano ku isi. Hanyuma icya kabiri, Annette yabajije ikibazo cyiza, ni ubwa mbere nyibajijwe, ngo abahanzi bose bajya muri Sakira benshi bavuga ko bahereye muri gospel. So buri muntu buriya agira impamvu ye, buriya nta muntu uhamagarwa nk'undi, cyangwa nta muntu uhuza impamvu n'undi ituma akora icyo agomba gukora. Twese twicaye hano uyu munsi, ariko story yacu y'uyu munsi iratandukanye. Hari aho wahereye hatandukanye n'aho undi, hari uburyo wahamagawemo cyangwa wamenyemo kuza hano muri gahunda y'uyu munsi bitandukanye n'iby'undi, ariko twese twahahuriye. Ni nk'akantu gasekeje, buriya iyo usomye Bibiliya neza ugera ukagwa ku gitabo cy'indirimbo za Salomo. Kandi Salomo indirimbo ze nyinshi yaririmbiraga umukunzi we. So ushaka kubizana mu mwuka ukavuga ko umukunzi we ari Yesu, ari Imana, ariko ushaka no kubizana mu buzima bwacu bwa buri munsi ukumva ko umukunzi we ari umugore we cyangwa ari umufiance we. Ni ukuvuga ngo ugiye kureba amasaha menshi tuyamara muri sosiyete. Tuza hano kuvoma ibitwubaka kugira ngo tubashe kuba muri sosiyete, ariko iyo tugeze muri sosiyete ntabwo dukominika n'inshuti zacu n'abagore bacu tubanza gusoma ibice byo muri Bible. Ntabwo tuvuga ngo mu itangiriro handitse gutya na gutya, ngaho jya kuvoma amazi, cyangwa tuvuge ngo mu Kuva Mose yakoze ibi n'ibi, hanyuma rero muze kuntekera ibi. Ni ukuvuga ngo dukoresha ururimi rwo muri sosiyete. So jyewe nababwiye ko natangiye nsa nk'urimo gukora gospel muri Afrosense, ariko igikuru kuri jye si ubutumwa nahisemo gutambutsa gusa, ni impamvu nabutambutsaga. Jimmy ngira ngo niwe wabanje yavuze ati warakoze guhesha abahanzi isura. Ego, ni ukuvuga ngo kuri jye nigeze sinzi aho nigeze kubivuga, jyewe kera nkiri muto nakuze nkunda perezida w'igihugu cyacu. Twebwe tukiri bato nyuma ya jenoside wavuze ko waje kubona ko navukiye hanze y'igihugu. Twari impunzi, ariko nubwo twari batoya stress z'ubuhunzi zatugeragaho. Washoboraga gukina n'undi mwana w'umunyamahanga ubwo yabaga ari umwene gihugu, iyo wahusha umupira wamukoza ku kirenge akagutuka kuri impunzi, nagutuke igitutsi gisanzwe akakwibutsa ko. So rero tugeze muri iki gihugu ntabwo twari tumeze nk'abana b'iki gihe bareba za katuni bakabona ba Spiderman na ba Superman. Jewe nibuka ko umukobwa wanjye ejo bundi yabisubiyemo aseka. Hari umunsi bita Carnaval, ujya uba ku ishuri bakabasaba kwidegiza, kwambara indi myenda itari imyenda isanzwe. Umunsi umwe rero Carnaval ye ya mbere yambwiye ko agomba kwambara Spiderman. Haba ihurizo rero ryo kumwumvisha ko ari umukobwa akwiye gushaka wenda superhero w'umukobwa. No aramburanya, ariko byarangiye mukonvinsinze mushakira costume. Ari umuntu udoda, turagenda mukorera costume y'aba princess bo muri Egypt, amwambika nk'umu princess wo muri Egypt, ajya ku ishuri. Ejo bundi sinzi ukuntu rero yabyibutse, hari habaye Carnaval, barumuna be bagiye ku ishuri, turimo tujya ku ishuri, yibuka ukuntu yabifosingaga. So kuri bo Spiderman na Superman
nibo ba superhero, ariko kuri twebwe tukiri batoya inkotanyi zari superhero zacu, bari superhero bacu. So njya nkunda kubivuga ntebya jyewe ndi mutoya nyine ku ishuri nakinaga ndi vice perezida wa repubulika, akaba na minisitiri w'ingabo Paul Kagame. Ndibuka ko nyiri na muto nigeze mama wanjye aho yakoraga muha urwanda ikamushyira. So mu gukura kwanjye nakuze numva ko nindamuka ubwo ndimo gukora ubuhanzi umunsi namenye kwanza kandi amfata nk'umuhanzi mwiza, uwo munsi niyo nahita mpagarika bizaba bihagije. Abizera bazi ko iyo urose perezida uba urose Imana, siko bimeze? Iyo mu nzozi zawe uryamye ukarota urimo uganira na perezida uba urimo uganira n'Imana. So ku bwanjye nubwo wenda mu gutekereza umuntu wenda washima ibyo nkora nkumva ko ngeze ku ntego zanjye, nubwo natekerezaga perezida ariko urumva ko natekerezaga Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo sinigeze jye numva n'umunsi n'umwe ko ntarimo gukorera Imana. Muri music journey yanjye naririmbaga kuki ushishikazwa no kureba iby'abandi ugahisha ibyawe, ntawivuga amabi kuko ameza ahari, banza umenye ibyawe. Nkaririmba ugenda mu ishyamba utazi ukahaca inkono utazi, sinari nkuzi ariko ngamije guhwitura uwo muntu. Buriya iyo ndimo kuririmba message either mba ndimo mvuga umuntu usa nk'umubwira ahari wenda kugira ngo uwo bifasheho yitekerezeho yikosore, cyangwa ndimo gutanga ibyiringiro kuvuga ngo ntacyo wankora cyangwa komeza utsinde, cyangwa so ni ukuvuga ngo mu byo nakoze byose nubwo ntaririmbaga wenda shingiye ku murongo runaka wo muri Bible, naririmbaga ngamije kugira uwo mbwira, ngamije kugira uwo mfasha, uwo ndema umutima, ariko end goal ari uko umunsi hari umuntu runaka washimye ibyo nkora akaba yavuga tubikora neza, jye ku bwanjye n'izaba ari intego. Ntabwo byari fame, usibye ko uwo muntu akumenya ari uko wamenyekanye. Nta nubwo byari amafaranga nk'uko nayibabwiye. Kugira ngo umuntu akore umuziki, buriya amafaranga nakoze indirimbo nashyize mu ndirimbo zanjye uyafashe ukayama gutya ukayama kashi, yaba ari amafaranga menshi cyane, kandi amenshi yavaga ntangira kuririmba nahembwaga 30,000 ku kwezi, ariko indirimbo muri studio yakorwaga n'40,000. So nakoraga amezi 2 singira ikintu na kimwe mfataho, 40,000 nkabyishyura studio, 20 nkabikoresha muri expenses zindi zijyanye nabyo. Urumva ikintu ushaka nta nubwo mbese you sacrifice kugira ngo ubashe kukigeraho. So ku bwanjye rero nicyo navuga cyatumye nshobora kubikora nkabigumamo. Hanyuma uko managinga kuba umuhanzi no kuba umubyeyi no kuba umuganga, jewe buri iyo ndi mu kazi urabona uko nambaye uyu munsi, iyo muntumira kwa gatandatu ariko nimuntumira hano mu rusengero hari ukundi nari kuza nsa. Uyu munsi naje ndi Muyombo Thomas. So iyo ndi ku kazi, akazi k'ubuganga mba ndi umuganga 100%. Ntabwo ushobora kunyumva wenda muri koridoro ngo ncikwe nshyiremo akaririmbo shwida cyokora niyuje uti Tom Close mpita ngusuhuza, ariko ntabwo mpita nkomeza, hanyuma nkakora akazi kanjye k'ubuganga 100%. Ni ukuvuga ngo inshingano zanjye buriya amahirwe umuntu agiriye ari mu kazi, either hari kontra usinya, iyo kontra iyo wayisomye neza ibirimo ibyo ushinzwe kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, hanyuma iyo ubashije kubikora uko biri muri kontra, ni ukuvuga ngo umwenda wari ufitanye n'umukoresha wawe uba wishyuye. Hanyuma rero iyo mvuye ku kazi mpinduka umubyeyi, ariko niyo ndi no mu kazi ndi umubyeyi, kuko buriya ntabwo wabasha kuvura abandi utivuye, ntabwo wabasha kwita ku bandi utihaye urukundo utaruhaye abawe. N'ubu turi hano baramutse bamamagaye bati umwana wawe wagize ikibazo, nakwiyexikiza nkaba ari cyo mbanza. Muribuka muri Bibiliya
babajije Yesu impamvu akiza abantu ku wa gatandatu ku munsi w'isabato, arababwira ati ese inka yawe yagwa mu mwobo ugategereza ko isabato irangira kugira ngo ujye kuyikuramo? So kuri jye nubwo nakora ibyo nkora ibyo ari byo byose, priorite kuri jyewe ni umuryango. Hanyuma rero icy'ubuhanzi, ubuhanzi with experience, aha twicaye umwanya tuhamaze biba binyoroheye kuba nakoze indirimbo. Ni ukuvuga ngo iyo nanzuye kujya muri studio namaze kumenya ko buriya mwari muzi ko hano hantu turi nihe radio abantu bari hano bakunda kumva? Kiss FM. Mwari muzi ko Kiss FM irimo kuvuga hano? Mwari mubizi? Irimo iravuga, ni ukuvuga ngo ufite receiver utuninga in ugahita uyumva. So jye namaze kumenya ko Imana kuko ni impumekiramo ibihangano byanjye. Buriya mbabwiye process yo guhanga, tuvuge cyane cyane nk'iyo nandika ibitabo, nibyo byampishuriye uko ubuhanzi Imana ibukoresha. So iyo nandika ibitabo jyewe ndandika nkanashushanya muri inkuru z'abana. So iyo nandika ibitabo hari igihe mpera ku bishushanyo, actually igihe cyose mpera ku bishushanyo. Abandi bandika ibitabo inkuru z'abana bahera ku nkuru barangiza bakayishushanya nyuma. Jyewe rero mpera ku bishushanyo. Ariko ikintu gisekeje nuko igishushanyo mpereyo hari n'igihe kibi cya 8 cyangwa icya 20 mu gitabo gifite page 30 cyangwa 40. Ni ukuvuga ngo giyo ndimo gushushanya ndashushanya nkashushanya ntazi igishushanyo ndi bukurikizeho uko kiba kimeze. Nafata page yindi ikurikiyeho, icyo gishushanyo nacyo nkagishushanya ntazi kiri bukurikireho. Hari igihe rero ngera kuri page 40 zigahita zivamo inkuru. Natangiye ntazi uko iyo nkuru yitwa, characters ndimo gushushanya simbazi. So iyo process rero yanyeretse ko giyewe iyo ndimo gushushanya mba ndi ukuboko kw'Imana kurimo gushushanya nyine kuri urwo rupapuro. So hanyuma ibyo nshushanyije Imana ikabinyuzamo ubutumwa ishaka kwigisha abana cyangwa n'abandi bose bashobora gusoma iyo nkuru. So niyo mpamvu anytime nzi ko iyo mpisemo gufata receiver yo gufata ibihangano shobora kujya muri studio neza bari 8 z'ijoro, keretse ijwi ryanjye ryananiwe. Urabizi ushobora kwirwa muri stresses, wajya muri studio ijwi rikaba ryananiwe, wajya gukora melody ikanga ugataha. Hari n'igihe njya muri studio rwose navuye mu rugo numva mfite courage bikanga kubera ko gutuninga byanse, sinzi uko biba byagenze icyo gihe. So iby'ubuhanzi byo ni iby'Imana, ibyo navuga nshyiraho effort cyangwa nshyiraho imbaraga ni biriya bibiri navuze. Hanyuma ubuhanzi wenda nkongeraho bya bindi bya discipline cyangwa uko mbaho nyuma y'ibyo bihangano. So nuko mbishobora kubikora byose uko ari bitatu. Murakoze. Okay, barakoze cyane.